ase nk'umuntu wikoroza intebe umugeni ninde wakoze aya mabara ye banyita Tanasi bahita reba hari haruguru ukuntu bari kukureba uyu mugeni muri kwikoreza intebe arigasanura nk'imfirizone aritera hejuru imyenda ikenda kuva ubukwe bwawe uranitegurira umfasha waba utabusubisemo ko nta wundi wagaha agaciro utabigahaye ubwira abo bantu bazi ubwo ikote se jewe muzemwe bana njyewe musa kapsyo If I have a charger, what do you want you for it? Madederi yaguze ikabutura nshya Combs ntabwo yavangana na wagwa Madederi we yanwaye inzobe ukwanga noneho Kristi ukunda abakobwa kwe yanze kuyikuramo mpaka muyibonye yaje paravio yaje paravio kabutura wese imyenda yose niza paravio mu Rwanda zamukora imyenda itagisirwa niyakinze yego ariko dukurikiranye niyo kasi ariko iriya si China mu Rwanda ntabwo ari China ikintu kiza kuri moto izacu ngo zaratujyanye muri nyuma muri kote yawe ese jambe iki yawe usko nendaga kuri kwibutsa ikote nabona gurishaka reba kageni hano rero ngo habaye iki master byagenze cyane bagiye kumubenga nawe ingusho akari ngusho banza nta muntu ujye umwemera urumva wabona abakene barabubakiye waba umukobwa ni ukuvuga ngo n'ibisorisi y'umukobwa we sasa umuryango wacu bamwubakiye inzu tubabeshaho tubagira neza badusezeranya ko batatubonera ubwishyu bazaduha umukobwa byapa umukobwa akunda undi muhungu wowe yakunze n'uyu mukene oya hari uwo yakunze noneho uyu si umukene uyu ni umuhungu wanjye nimwe mwamubakiye yego kubakira n'ibisorisiyo tumuha byose abonye nta bwishyu tubivunjamo akazaduha umukobwa yego hari wese umugeje yawe none sasa yarongoye kwa papa sasa yanze umuhungu wo bamutsindagiye ko yarifitiye sheri papa yaramubwiye baziya uyu mugeni araza bavuga imisanga ati dore twagutanze ati muntanga he ati nyine uyu muryango wadukwereye uradusaba bigira gute ati mwishyura ibyo mwari njyewe mfite undi nakunze sinamukunda atari kubundi akantu kareshya kuriya imiryango hariya yagiye iraterana ibwira umukobwa ko bazaza gusa umukobwa ati shwi bajya mu byo kumuhana ati mwimvutse uburenganzira bwanjye mwintanga nk'itungo njye mfite uwo nakunze isati ntuntegeka ugomba kujya aho nakunze jya hirya ku mukobwa wawe n'ibisubizo ibyo mubona ntabishobora iki ko witakarije icyizere bro nta muntu n'umwe ubona ko ntabishobora ukaringushya afite ikihe kibazo ikibazo gihari there is no problem Tanasi no problem we live peacefully The problem is no because you are très mugufi. Simon izo ntebe muzikure mugize inyuma gusa indi ntebe igiye buri wese arigize inyuma intambwe imwe turabizi
yahamagaye guhamagara iza ni harya tuzi ko miri solution nyine turamutegereza se yagiye karema ari gusoza haraba ari umujyi icara wowe wahageze mu gakapu kari hano ngaho Kinjuru. oya bicari mu musuri cyangwa utegereje uri bukwangira aho ngaho ntabwo mbimenyereye tuyikore ni iminota 6 dushaka hano Tujye gukora gutungura ko bakoze ntuzi. dore uzatujya wowe nta nubwo bikureba cyane no kubwira umugeni akazi wewe udahari uyaguhamagare izo mwita hanyuma uhita usubira Umukwe n'uyu. oya ntagirire ijambo renzaho Urore ntigize gute. ese ubundi uzwi ko bari bumwemere Uyu. Akasubundi ubundi. Ako jora mukwe ndamwemera. Ceceka. Cyangomeze mba. uvuga yo tugamba ngo tumuko ko kunyemera Umukwe mwiza. Ikibazo cyawe. oya nta kibazo Nuko wanga gutura mu Rwanda ngo ugiye kuba hanze. Ubwo kona ko ni kabi. Hera hano. Muvese uramuzi. bari gari tavayo oya twiyarangije Sosio. tubikoraho Abantu bafite amatsiko kumenya amazina ya bwite. Noera. Amaze isagura amafaranga ibiceri 150. Sumana ari Nyabugogo. kamera ni imwe asuma Niyo yaba atatu igihumbi icya mbere kugira ubishe badudu heruka Nyabugogo. cyari nyuma hariya Nyine ariko icya mbere ni ukuyagirira isuku. cyo kuhana Izi nzoga zitanyagirwa zikaba umugezi. Izi nzoga nazo zitanyagirwa zikaba umugezi. Zari ziri muri zanoresha. Izi nzoga nazo zitanyagirwa zikaba umugezi. azagucanga se kazagucanga abishobora ajya kugama mu modoka ese hari uwari wakatinze ka nawe reka bari bagiye kugama mu modoka niba bakatitse utakeneye kujya Musa. Musa it's time Naiba kiyovuga kimfuri kahinda. reka reka kumukanda Aguteye indobo wowe imfura iranakwa. Bukosha. ntabwo wari urimo kurira nk'ubukombe umugeni arapanze uririza amenyo yose ari mu cyangwa aranarenga 38 hadi bagira nabi ariko buriya hari abantu amaso yabo ambona agahita abona ndiwu bakabona uruta usanga goriyati bakabona uruta mubaraka ntabwo babona nduta mubaraka ahubwo babona na mubaraka nawe ari muri arakana kuri wowe ubundi nyine biterwa n'uko amaso y'umuntu areba ubundi mu maso ari umuntu ubona akabona ni mwiza akabona ubu hari umukobwa yewe se ndibona ntabwo nibona ubu hari umukobwa ujya mu butayu akajya gusengera gusinzira bikamunanira agapfukama mu mabuye akajya yatura akavuga ngo mana ndasengera karimbusha sambere umugabo mana we asa shaka uriya ni mugenzi wanjye uzi ko uriya muntu angera mama sa yaramye mukecuru neza bite shu yeko azabikira